twarenze ku mabwiriza ya covid nta kindi mfite cyo kongera byagenze bite kugira ngo babafate badufashe nyine badufashe and we are sorry biteye impungenge hari abantu batinyuka bagakora ibidakorwa ndetse bakagira naho basura abarwayi mu ngo zabo banduye kino cyorezo baturutse hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Tangira utwibwira unatubwiye impamvu uri hano. Nitwa Wasende hano kwa ko narenze ku mabwiriza ya covid. Wasende. Narenze kuryo twarengeje amasaha. Amazina abiri. Turi mu rugo. Amazina abiri. Nakubwiye ko nitwa Wasende. Yes wase bagufatiye hehe bagusanze uri hehe uri iki? Kanombe. Wari uri gukora iki? Ntacyo twari turi kumwe n'abashuti. Bagufashe amasaha ya sangapi? Saa 5 gutyo. Za nijoro. None kuri hano urimo kwishimira. Twarenze ku mabwiriza ya covid nta kindi mfite cyo kongera byagenze bite kugira ngo babafate badufashe nyine badufashe and we are sorry twabirenza mwari murimo gukora iki mu rugo tumwicaye cyangwa mwari murimo kunywa hari abanywaga ari n'abatanywaga mu rugo rwande inshuti wacu uri hano amasaha yo kuba muri mu rugo yari yageze cyangwa yarataragera yari yageze ni mpamvu turi hano kuki mwarengeje amasaha we are sorry ni ibintu bibaho hari amakuru hari amakuru avuga ko mwari mu rugo rw'umuntu wanduye covid ntabyo twari tuzi mwabimenye gute twabimenye hano ni irihe somo ubu mwakuye muri ntabwo tuzongera kubikora gusa mutima wabikora oya ubwa mbere ni n'ubwa nyuma nyuma yuko mufashwe hakagaragara bane muri mwebwe 16 14 bazima bane baranduye mwabyakiriye mute ntabwo mwe kubwanyu umutima wanyu urabashinja iki birababaje mu kwirinda ese ko mwari muri abantu benshi babafatiye mu rugo rw'umuntu yari party cyangwa mwari mwaje kumusura bisanzwe nta party yari hari it was just to get together nubuhe butumwa rero wagenera abagenzi bawe nyuma yuko mufatiwe mu rugo kubahiriza amabwiriza ya covid no gutakara kwirinda se gusura abantu kandi mutazi uko bahagaze ibyo nta butumwa babitangira nuko twabikoze tutabizi nabundi ntabwo yabyemera ubu noneho mwabimenye nubuhe butumwa mwagenera abandi abantu kwimenya bagakipinga safe abakoze cyane kugira nubwo twese tutabazi nitwa Julien Mahoro Niyingabira nk'abandi umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima ariko nkaba nashinzwe
diviziyo ishinzwe communication cyangwa se itangabutumwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Hanyuma tubonye itsinda ry'abantu 16 bafatiwe mu birori, bane muri bo byagaragaye ko banduye icyorezo cya COVID. Ku bwanyu iki kintu kivuze iki, mwabyakiriye mute, n'ubuhe butumwa mwagenera abanyarwanda? Icya mbere twabanza kuvuga kuri yaba abantu bagaragaye 16 nuko mu by'ukuri icya mbere bakoze ni ukurenga ku mabwiriza agenga umurwayi wa COVID urwariye mu rugo. Murabizi mwese yuko umuntu urwaye COVID-19 bitewe n'ibimenyetso agaragaza ashobora gukurikiranwa ari mu rugo. Abangaba rero icyo bakoze ni ukurenga ku mabwiriza yuko mu rugo rurimo umuntu urwaye COVID-19 ntawe ubasura, nta n'uwo basura wo muri urwo rugo, kuko icyo dushaka ko cyumvikana mbere na mbere ni uko yaba uwo nguwo urwariye mu rugo agomba kwiha akato akajya mu cyumba cye, akirinda kugirana contact n'abandi babana muri urwo rugo, ariko noneho n'abandi baba muri urwo rugo bagakora karantine, bakirinda gusohoka ngo bajye gusura abaturanyi babo, bakirinda kwakira abashyitsi mu rugo, kuko icyo gihe haba harimo ibyago byo kuba bakwirakwiza ubwandu mu bantu batandukanye. Bagiye rero gusura umugenzi wabo, bagenda mu by'ukuri wakwitwa ko ari bazima, ariko nk'uko mwabibonye bane muri bo bapimwe uyu munsi basanga baranduye. Bariya abandi bapimwe ntibagaragaze ko banduye, nabo ntawavuga ko batanduye, kuko nk'uko mubizi virusi iyo igufashe hari igihe isaba cyo bita incubation. Icyo gihe baragupima bakabona ko utarwaye, ariko nyuma y'igihe runaka bashobora kugufata ibindi bizamini ukagaragara ko warwaye. Ni ukuvuga ngo rero nabo nyuma y'igihe runaka, nyuma y'iminsi 3 bazongera bafatirwe ibindi bipimo, hanyuma bigaragaze nimba koko ari bazima bataranduye, cyangwa se bigaragaze ko banduye. Ubutumwa rero dutanga ni ubw'uko urugo rwose ruri mu muntu urwariyemo COVID-19 cyangwa se ukurikiranwa ari mu rugo, ni inshingano z'abari muri urwo rugo za mbere zibanze kwirinda kwakira abashyitsi, kwirinda gusurwa no kwirinda gusohoka gusura abandi. Yes, hari ikibazo cyo kuba umuntu mushobora kumupima mugasanga arwaye COVID, mukamubwira ngo ajye kwivuriza mu rugo cyangwa ajye mu kato mu rugo iwe, ariko abantu kugira ngo babyubahirize ni ikibazo gikomeye cyane. Ibi ngibi mufitiye gahunda kugira ngo mubashe kurinda abatanduye COVID? Nicyo navugaga nuko inshingano z'ibanze za mbere, ntabwo iki gihugu kizabona umupolisi ujya gukurikirana abantu, buri muntu wese urwaye. Ni inshingano za mbere z'umuntu kumva yuko akwiriye gufata responsabilité yo kutanduza bagenzi be. COVID-19 uburyo ikwirakwira ni uburyo bworoshye, ngira ngo mwarabibonye. Ishobora kuva ku muntu umwe igakwira umurenge wose, ishobora kuva ku bantu babiri igakwira akarere, ishobora no gukwira igihugu cyose. Mu gihe rero umuntu atumvise ko ari inshingano ze zo kuvuga ati naranduye, ngomba kurinda umuryango wanjye, ngomba kurinda abaturanyi banjye, bizagorana, kuko n'inzego zishinzwe kubahiriza itegeko zizajya kugera no kuri abo bantu ibyo ari byo byose hari abandi bamaze kwandura kandi batagombaga kwandura. Ubutumwa bwa mbere dutanga ni uko biba inshingano ya buri munyarwanda, biba inshingano ya buri muturage kumva ko agomba kurinda abandi. Uko icyorezo kigenda gikwirakwira mu bantu benshi, ni nako igihugu kigenda gifata ibyemezo rimwe na rimwe bibangamira n'izindi sekiteri, yaba sekiteri y'ubukungu, kuko iyo hafashwe ibyemezo byo gukora lockdown, iyo hafashwe ibyemezo byo kugabanya amasaha abantu bakora, ni nako n'izindi nzego ziba zigenda zidindira, kandi ibyo nduva nta muntu n'umwe ubyifuza. Uretse n'ibyo ngira ngo mwabonye uburyo kuva mu kwa gatandatu kugeza mu kwezi kwa 9 twagiye tugira umubare munini w'abantu banduye, umubare munini w'abantu bitabye Imana. Ibyo byose byaturukaga ku kuba icyorezo cyarageze mu bantu benshi kikabageraho izo ngaruka zose mwagiye mubona. Nta muntu rero mubyifuza, twese dufata inshingano zo kwirinda no kurinda abacu. Wenda tugana ku musozo, uyu umwe mu batangabuhamya tuganiriye agaragaje ko batari bazi ko
umuntu basuye yari yanduye uyu muntu wari urwaye yari yambaye isaha ese ubundi umuntu yamenya gute umuntu wanduye ku buryo adashobora no gusura urwo rugo hari ibimenyetso urugo rurimo umuntu wanduye mushobora gutanga ku buryo abaturage birinda urwo rugo yavuze ko atarabizi ariko aho bimenye yarakomeje aricara asangira n'abandi barakomeza yego yavuze ko atarabizi ariko aho bimenyeye yarakomeje asabana nabo arakomeza asangira nabo ntacyo yakoze ndetse n'uwo nguwo baje gusura ntabwo yafashe ya responsabilité ngo amenyeshe abaje kumusura bati nyaboneka ndarwaye mwirinde mwe kuza iyo aza kubikora ntibaze kubasanga bari gusangira ikibazo kiba cyarakemutse ni ukuvuga ngo inshingano zinafitwe n'ufite umurwayi wo gukumira abandi bantu baza kumusura kurusha n'uwahaguruka akavuga ngo ngiye gusura mugenzi wanjye byumvikane muri ubwo buryo nimba uzi ko urugo runaka rurimo umuntu urwaye irinde kujyayo niba uzi ko mu rugo rwawe harimo umuntu urwaye irinda abagusura umuntu amenya gute ko urugo rurimo umurwayi hari uburyo minisiteri imenyesha wenda abaturage ko urugo runaka rurimo umurwayi ku buryo bashobora kubyirinda aho ngaho sinzi nimba iki gisubizo natanze bwa mbere cyumvikanye inshingano z'ibanze za mbere zifitwe n'urwo rugo rurimo umurwayi gukumira abaza kurusura ku bijyanye n'ubukangurambaga asanzwe tubonye hari itsinda ry'abantu 16 bafashwe barenze ku mabwiriza ya covid hari na bane muri bo bagaragaye ko banduye icyorezo cya covid afande ibi bivuze iki n'ubuhe butumwa mwagenera abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo bakomeze birinde iki cyorezo cyane ko gikomeje gufata abanyarwanda batari bake bivuze yuko hari abantu batinyuka abandi badohotse ndetse bashobora guteza ikibazo benshi abaturarwanda benshi bigaragara ko bumvira amabwiriza cyangwa se bakirinda n'iki cyorezo ubundi mu by'ukuri ejo bundi ku itariki 20 izi ngamba nshya zitangira gushyirwa mu bikorwa twazengurutse umujyi ndetse no hirya no hino mu gihugu byagaragaye yuko abanyarwanda ikintu kijyanye na kafyu cyangwa se n'amasaha y'ingendo bahise basa n'aho babyubahiriza ku bwinshi umuntu akaba yari yatekereje yuko mu by'ukuri kubera izi ngamba nshya kubera icyorezo gishya cyahinduye isura abantu bamaze kumvira amabwiriza bagiye kuzashyira mu bikorwa ariko ikigaragara ni uko ibiba mbere ya kafyu ibiba nyuma ya kafyu abantu bafashwe nijoro biteye impungenge hari abantu batinyuka bagakora ibidakorwa ndetse bakagera n'aho basura abarwayi mu ngo zabo banduye kino cyorezo baturutse hirya no hino mu mujyi wa Kigali batazi uko bahagaze bikaza gusanga yuko nyine bamwe muri bo banduye icyo tuvuga ni iki rero icya mbere ubutumwa dutanga ni uko turashimira abanyarwanda benshi bakomeje kwirinda turagaya bano barenga ku mabwiriza turashimira abandi banyarwanda bakomeje kuduha amakuru nibayaduha icyo babona kigenda cyangwa se kirimo kuba mu baturanyi ku ngo baturanye ku nzu begeranye nyamuneka nibatelefone polisi tuzi twebwe ibyemewe n'ibitemewe ibyo bakeka gusa babona yuko bitemewe n'amabwiriza cyangwa n'amategeko nibatelefone polisi izahita ihagera kandi izakora igikwiye kuri aba ngaba bafashwe bigaragara yuko mu by'ukuri ngira ngo mwabibonye nabo bahishaga amaso ni igisebo kuri bo kuko bamwe n'abayobozi barajijutse n'urubyiruko rukwiye kuba rushyira mu bikorwa amabwiriza arinda abandi baturage abarinda cyangwa se arinda abandi baturage kwirinda kino cyorezo ariko kuba bari mu myanya y'ubuyobozi itandukanye aho bakora buriya nuko mutababajije cyangwa bose bavuge bakwiye kuba bafite ikimwaro gikomeye urubyiruko rundi narwo nirurebero tugiye kujya mu bihe bya Noheli barabizi tuvuye muri Noheli uyu mwaka turimo gusoza ibyabaye itariki 18 z'ukwa mbere k'uyu mwaka turimo gusoza hagiye gahunda ntekereza rero ko abantu bose bakwibaza icyo bakora ubu icyo twabwira abanyarwanda ni ukwibaza icyo bakora kugira ngo birinde ibindi byemezo byahinduka bishobora kuba bikomeye kurusha ibingibi byafashwe nicyo twagira ngo tuvuge kandi turabizi yuko bose babifitemo uruhare bashatse
bakwirinda ibyemezo bikomeye. Afande wari ukomeje kubijyanye nuko abaturage bagomba gutanga amakuru ahantu habereye ibyo byaha cyangwa se bakora ibintu bidakwiye muri bino bihe bya corona. Ayo makuru mwamenye gute? Ni abaturage bayaduhaye, twabonye amakuru turagenda, hari nijoro tugizeho dusanga nyine abantu bamwe baturutse mu mirenge ya Kimironko, abandi baturutse mu mirenge ya Kanombe, bahuye n'abandi baturutse muri Nyarugunga, aho twabafatiye nyine bagiye mu rugo rw'umurwayi urwaye covid, ariko nabo ubwabo barwaye batazi uko bahagaze. Ni ikibazo gikomeye cyane. Afande hari byagaragaye ko batarwaye, ubu harakurikiraho iki? Abantu bose barakurikirana, abarwayi bagiye kwitabwaho n'urwego rushinzwe ubuvuzi, abatarwaye nabo bagiye gukurikiranwa, kandi bariya nabo nibakira bazakurikirana. Nicyo twabasezeranya, tugasezeranya n'abandi barimo kutureba hano, nuko ntabwo birangira aha ngaha, kubera ko murabyumva uko byagenze kugira ku mabwiriza, murumva uko bahagaze, bagomba rero gusobanura bigahuzwa n'amategeko ariho uburyo abantu bagomba gukurikirana. Murakoze.